zayikoreye imyenda ye nuko mbikubwira ukagira ngo ndakwanze aho niho narindi ariko Yesu abona ntibimbereye abona ko nkuye kuzamukorera arampamagara uritaba nditaba nakirijwe mu Biryogo umugabo ita Joseph Yongwe uriya Harerimana iyo wambwirije ubutumwa niwe wasengeye arambwira ati ba muri ibyo bintu nta kintu byazakugezaho ndapfukama arasengera ariko mbanza kupinga mbanza no kwicara ndavuga ntibirase nibiki arimo akajya mu ndimi nicyo pfa n'abarokore wanzanye ubwo ariko si ibintu biki wanzanyemo arambwira ati tuza ariko niho ya ibintu byo kuvuga ibintu ntazi ubwoko bya Ndege imini Ndege aratangira ati hano harimo umuntu w'umucuranze n'umucuranzi se nibesha abantu bari hano ntihabaramo abacuranze nka batatu ati haguruka Imana iragushaka reka nyane ntubika umutwe rero icyo gihe cyayongwe ni wubahwe aho ari anadukurikiye Imana imuha umugisha ndetse izamuhe n'iherezo ryiza ndi inama ye ndi inama ye Yongwe rwose turamuramukije aho ari mu izina rya Yesu nimba ivuga aranyibuka cyane hari mu Biryogo ahantu bita kwa Idizo nirwaga ngenda na gitaro ngiye kugukorera ubukwe ni ati reba hari hakurya n'indahareba urahabona iki ni kaho hari iki hari abantu batatu wo hagati yikoreye iki nishinge hari abuzinini ntabonzi abigiza hino kwa kundi waturuna nka kamera ni wo hagati haraho namonye mu Kiyovu ntantu duherutse kujya rwose ni naramubonye nuko wambwiraga ati rero uwo niwe mugore wawe muzabana hamwe na mwe ibiyiko 8 by'amata izina rya Yesu izina rya Yesu share ikigerageza oya wito hanyuma rero arangije ndakanguka maze gukanguka nibaza ibyo ambwiye nibaza nirega n'inzara nimaze gatatu narye n'inzara rwose arande baticyore wishwe n'inzara se arabyina araririmba babona ni nk'umusazi barandika ndigendera ngeze imbere nahura nk'umuntu ufite isunyobwa ntiwamaye nkahekenya batiriwe ya ibintu biracanga biragiye birakura ndagenda ndasenga biranga rimwe kabiri nza kujya ku mumama arambwira ati yewe ati mugabo ati ntacyo nakumarira ariko reka ngucumbikira ijoro rimwe arangije ndaryama maze kuryama baramungaburira ndaryama ariko yari umwisilamu hanyuma rero aza kugira gute aza amenyereka icyuma ndaryama umugabo wahatahiye bati umwana wari aho ngaho ati dufite umushyitsi kandi madamu we nyina w'umwana cyangwa umugore w'umugabo yacumbikiye mu ibanga kuko umugabo ari umwisilamu umugore nawe ari umurokore urumva bari bahabanye ariko akaba yarakijijwe nawe yahoze ari umwisilamu inkundo zishingiye ku bintu amarangamutima iyo tuvuze inkundo ntabwo urukundo inkundo ziratandukanye ariko jewe hari ikintu njya mbona nkabona abantu ushobora kuko nafite icyo nkukurikiyeho hari ibintu njya mbona nkabona abantu barabeshya Irembo ryera TV Irembo ryera TV reka tubasuje inshuti bakunze b'Irembo ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye aho muri hirya no hino ku isi tubifuriza kugomeza kugira impagarike n'ubugingo kandi tuvuga ngo mukomeze kugira ubuzima bwuzuye niryo siroga yacu ku Irembo ryera ariko by'umwihariko murabizi ko tugira cya kiganiro cyitwa imboni y'umuhanuzi aho dufata abantu bafite inararibonye bazi ibintu n'ibindi bakatubwira ariko uyu munsi turaza kwibanda rero ku bundi buhamya bukomeye cyane ariko mwese mugubwe neza birashoboka kandi ko aribwo gifungura iyi televiziyo yawe hanyuma ukaba utari wakora subscribe ndetse ukaza no gukora na comment ariko comment yubaka itera courage ishima imirimo y'Imana Uwiteka yakoze ntihakagira abantu bakora nuza comment zimeze nk'iz'abapagani z'abantu batazajya mu ijuru biriya bintu rwose bari nko gusenya ntago buri umunyamwuka
hari ukuntu nawe uba wifashe bitakubereye kuko umuntu utunze smartphone akaba abasha kujya kuri YouTube ni umuntu ujijutse udakwiriye kubona ibintu ngo abikritike amere nk'ubipfusha ubusa uretse ko wenda hano ku irembo ryera batahaba ariko niba abashyitsi badusura wenda bigendera nabo tuba tubwira ngo mukomeze kuba mumeze neza. Turi kumwe n'umushyitsi wacu ndagira ngo atangira bibwira. Yego murakoze turashimiye. Amazina ni Hategekimana Musafiri Etienne. Ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 3 birumvikana. Hanyuma ndi umukristo. Ndakijijwe dutuye Kabuga Yesu abaho umugisha. Amen. Amen. Wahoze uri shehe se Musafiri ba Musafiri agese abantu babahajya. Oya Musafiri ni risanzwe. Mu Giswahili yakesha akunda kuvuga ko baba barakubyariye nko ku nzira uri mu mugenzi. Ubwo baba bakugiye bari kujya kwa muganga. Bibafatiyeho nyine bagiye kwa muganga bakabisoza uko uza hafi aho ntiwarindira kugera mu Giswahili rero Musafiri yego ntabwo ari ngombwa izina runaka. Nge narize ko ba Musafiri ba Dija ba Hajati ba Shehe ari abantu nyine babatirijwe muri iryo dini ry'Imana. Oya y'intumwa Muhammad. Ya tubahaye ikaze rero ku irembo ryera nyuma yuko mumaze kubibwira ndagira ngo nubundi mudushyire imbere y'Imana ubundi tuganire. Yego murakoze. Mana data turagushimiye icyubahiro ni cyawe. Twabyutse biremera turambara biremera imirimo yose turayikora biremera tugushimiye urukundo rwawe rukomeye cyane urukundo ruri hejuru y'ibintu byose. Iyo tuvuze urukundo rw'Imana ntidutegwa ko twagiye turubona ndetse na n'ubu kugira neza kwawe kube ku bantu bawe tugiye kuvuga ibyo wakoze mu izina ryawe Yesu Kristo imitima y'abantu ifashwe inezerwe kandi ijambo ryawe rijya rikura indushya ahantu rigahagurutsa ibimuga ibipfamatwi bikumva. Ijambo ryawe ni inyundo, ijambo ryawe riramenagura, ijambo ryawe papa aho niho tugiye kuryumva rero ndetse n'ubuhamya wagiye ukora bana natwe dushyigikire muri uyu mwanya badukurikiranye bose bagubwe neza bafashwe n'ibiguturukaho ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Muri aka kanya tugiye kuvuga ku mbaraga z'isezerano. Watubwiye ko ufite abana 3 ariko ntabwo ari kimeza. Hari n'abandi basore badukurikiye n'abadamu n'abakobwa badukurikiye bavuga atari ko mama Shenge avuze ko afite abana. Ubundi mbere yuko ushaka byari bimeze gute? Utangira no gukizwa byari bimeze bite? Twahera aho ngaho ukuntu wakijijwe tukareba Yesu maze gukiza ibyiza byo wasanze mu gakiza n'ibikina none wagiye ugongana nabyo mu gakiza ukavuga uti noneho isi irashize. Yego birumvikana nyine umuntu atarakizwa akenshi bakuze kuvuga ngo ari umupagani utaramenya Yesu hari ahandi hantu buri. Ntarakizwa rero mu buto bwanjye mbere y'umusore nari umuntu usanzwe nyine uraho ndi umusitari ndi n'umucuranzi aho niho Yesu yasanze. Yesu arampamagara arambwira ati nkurikira nzakugirira neza. Nari yambaga uturirimbo twa karahanyuze tw'abahanzi bo ku bwa mbere cyane uturirimbo nakundaga tw'umugabo witwa Twagereza Ukasiyane. Nabonye umugabo wa mugore kagira gate wanyuza yikoreye imyenda ye nuko mbikubwira ukagira ngo ndakwanze. Aho niho narindi ariko Yesu abona ntibimbereye abona ko nkuye kuzamukorera arampamagara. Uritaba? Nditaba. Nakirijwe mu Biryogo umugabo bita Joseph Yongwe uriya harera Imana iyo wambwirije ubutumwa niwe wasengeye arambwira ati ba muri ibyo bintu nta kintu byazakugezaho
ndapfukama arasengera ariko mbanza kupinga mbanza no kwicara ndavuga ntibirase nibiki arimo akajya mu ndimi nicyo pfa n'abarokore wanzanye ubwo ariko si ibintu biki wanzanyemo arambwira ati tuza ariko niho yanti ibintu byo kuvuga ibintu ntazi ubwoko bya digiri mini digiri aratangira ati hano harimo umuntu w'umucuranzi n'umucuranzi se nibesha abantu bari hano ntihabaramo abacuranzi nka batatu ati haguruka Imana iragushaka reka nyine ntubike umutwe rero icyo gihe cyayongwe ni wubahwe aho ari anadukurikiye Imana imuha umugisha ndetse izamuhe n'iherezo ryiza ndi inama ye ndi inama ye yongo rwose turamuramukije aho ari mu izina rya Yesu nimba ivuga aranyibuka cyane hariya mu biryo ngo ahantu bita kwa Idizo nirwaga ngenda na gitari araza rero aca mu bana bamagaze imbere ati we turi igiki Imana ivuga ntiwumve araterura ajugunya ndetse abarokore nuko bakora aratera ajugunya hasi n'imbaraga z'Imana zamumanukiye nanjye fatwa n'ubwoba gupinga birahunga ubwo nihana gutyo nuko nihanye nuko wihanye uburaje mba ndaje ambwiriza ubutumwa icyo gihe habagaho abantu bagikurikiranya abantu b'Imana hariho umuco hariho ubukristo hariho n'urukundo barankurikirana aho nari ntuye bati ujye ukomeza uze mbona biremeye ndakizwa biremera ndabatizwa mbatizwa ara mu gakinjiro rero Pawulo yaravuze ngo ibyarindamo byanjye byabaye igihombo kubwo kuronka Kristo aha niho abarokore bajya bagera bakibaza bati se ko twahamagaye batubwira ngo Imana ni byose tanga umugisha nta kiranira Imana abandi abiducanze oya bajye biga ijambo neza kandi baryigishwe neza nabo barifate neza cyangwa se barisobanukirwe neza kuko niba Pawulo yaravuze ngo ibyarindamo yanjye byabaye igihombo kubwo kuronka Kristo nuko hari ibyo yari afite mu gihe atarakira Kristo hanyuma rero hari Imana rimwe na rimwe iginabyemera kugira ngo ipime uko kwizera niba kuko uyikunze kari umuntu reka ndebe mwambura utwo yari afite ndebe niba akomeza kugira gute kumpamya aho rero niho nanjye byanjye byahise bigendera ibyo gucuranga ibiki byose biragenda birashira nyoboka Kristo rero ubwo mpita njya mu kazi ko mu rugo umuntu w'umucuranzi wakiraga udufaranga umusitari wumvaga ati avuye muri ibyo agiye mu kazi ko mu rugo ntibyoroshye ubwo se waguhaye akazi ko mu rugo yarazi ko uzashobora guteka nyine yari amaco y'inda no kugira ngo ndebe ko umuntu kwirwanaho byo kugira ngo urebe ko wakwirwanaho bugake ntabyo narinze tubwire ko umuceri wawuvanze n'ibishyimbo ko umuceri wawuvanze n'ibishyimbo uwaguhaye akazi nawe yaragowe ndagiye kubabarira atari yagize romba nyine bagiye nyine hari igihe babanza kukubaza bakakubaza bati se uzi guteka ushuti oya nibwo bwa mbere mbyinjiyemo bagirwa umugisha rero bakakwakira barakwigisha ukwezi kwa mbere ubwo ngirira umuntu ukurikira nawe uzi icyakuzanye uratangira ugafata nyine n'ubwo buryo naje kubifata kandi kuko pe ndusha n'abambanjije guteka ukora icyazi ashyiraho umwete yego ukora icyo ashaka ashyiraho umwete urakoze kumusura kuko ukora icyazi nyine urumva ntabwo yigishwa ahubwo ukora icyo ashaka ndakoze akazi ko mu rugo uyu mujyi wa Kigali nawe utambutsemo njya nkunda kuvuga ubuhamya kenshi abantu barabukunda usanga abantu bankurikiranye bati ubuhamya bw'umugani tujya tubuhaga abandi bati dukunda uko aseka abandi bati ni kire yanjye abandi bati yo nababaye njya ku buhamya bwakiremo umuziki n'Irembo TV rero nibanyoboke yego Irembo ryera rwose babaje Irembo ryera umuntu wese abibona ruri mu teteri nuko none rero ubwo nkora akazi ko mu rugo nkunze kubivuga nti rwose pe nakarambyemo mwari nakarambyemo n'Imana igira neza njyambwira abantu ntabwo nibitegereze rero niwe ntaragukoreye hari abo njya mpura nabati warabivuze nzi ko wabaye iwanjye ati ndaseka ndapfa ati mburaho nkwirwa ati Imana yaje kukugirira neza yaje kungirira neza akazi ndagakora n'ejo bundi ntabwo ari kera
kugeza naho kanyanzi hari igihe kigera ibintu bikakwanga bitewe n'igihe ugezemo. Najya haba turakuze nagaruka haba tise ko twashaka gukiri mutoye nariko ni yewe ni nkafitemo uburambe nzi guteka nkisobanura ubwo ndwana kugira ndeba aho naba bati hoya urakuze ariko zuko urabona hari umugabo ariko kwiyegereza koko biko yari kuzajya gusiga mu rugo akajya ku kazi baturakuze neza ahantu hanyuma nibuka nkunze kuvuga kenshi ho baranyakiriye barambwira bati wowe uzajya wita kuri Mutoni n'urugo rwari rukomeye kurya urugo rugira nk'abakozi nka 3-4 wo muri jaride muri cuisine umuzamu gutyo barambwira bati rero wowe uzajya wita kuri Mutoni niwe wanaburaga ubwo mbisikirana amabuja asohotse arambwira ati ukuriye abakozi n'ubu ngo mwegera kubwire imbwa batavuga utazibeshya ukavuga imbwa aho wafungirwa ntiwavayo nutavuga Mutesi ujye uvuga Mutoni nutavuga Mutesi ujye uvuga Mutoni nuko barayisohora yakubonaga itakuzi gaca senyenge ikaba kikamuka je nabonye atari n'imbwa nabonaga ari nk'ikidayimoni batunze barayisohora yari ifite igisokozo bayisokoza ifite amavuta bagira bate bayisiga aregera asengera cya gisokozo gifite ikirindi kirekire aya menyo y'igisokozo yagiye ashinga muri ariya mavuta irasokozwa unayisiga ahantu Mutoni arara hahora hera dore urahabona isafuriya ihora uyireberamo ubwo ndimo ndaguha gahunda z'akazi kawe uri murane ntindagutega amatwi ikindi ndumva ari ibyo ukamenya igihe iririra situraya nayugura uzajya ukuba isafuriya yayo barayisohoye nayo ni none se batumva ntuzane ibintu by'ikuvuga aho ngaho natwe nuko bayitumenyereje nyine kugira ngo ikumenyere nk'umuntu ugiye kuyikorera barayinyegereje barangije bamira cya gisokozo ariko ubwo nkagara nko muri metero 3 ndeba iyasamye ishingitse gutya ariko wa undi nawe afite ikiziriko cyayo kugira ngo imenyere kuko imoka ukajya ni nk'intare njyaho ndi muri ni Mutesi ni Mutoni bati yegere kumenyere yakumenyera gute utayegereye nese ni Mutesi ni Mutoni igihe negereye hafi ngo ndimo ndajya ngo imenyere ibishyize mu kanwa diramenyo ngayo nimereza ka kamvirope kanjye atirigede ntibatiza kumenyera ntimereza akamvirope kanjye arampereje mise ntaha aho niho hanyuma nibuka nafungiye akazi ko mu rugo mu myaka 8 nagakozemo ni umunsi umwe ntibamembye ahubwo natahanye mvirirana na yambwa yari ikingiye ntawe nabajije ndetse ko ndebe indiye batahubwo sohoka vuba ndabona nta ibyawe bitagize ngenda ncyunakijijwe na Yesu yari afiteho umugambi yarazi ko ubutumwa buzagera ku isi yose ngayo nguko ubwo rero burakomeje ndakomeje hanyuma uvuye hako kazi ugiye mu muhanda nta yindi diplome ndarebye ndeba hino mbona nta maherezo njya kuba mu ishyamba rya Mo Kigali ishyamba rya Mo Kigali ndigezemo ntegereza hari kuwiteka zamvanayo biranga ndasenga ndarara buracya ntihari Imana yanumaho umuntu njya numva Imana itumaho abantu ubu munsi wa 3 neza umuhogo urakakara bwa bundi bwose naribayemo amezi 5 mu ishyamba rya Mo Kigali ishyamba rya Mo Kigali ndasenga mwarimu wanjye ndasenga biracanga senga nicaye senga mpagaze inzara irankubita indi fatana n'umugongo neza ndumirana isi Imana ibaho ntayibaho reka danasengeraga mu gakinjiro nukuvuga ngo bavugaga heza mwijuru nkaba nasohotse nagera imbere nkumva nabwira umuntu ikibazo cyanjye ntiwahagaze nkumva ijwi rirambye ngo komeza umusaraba wawe ntajya kuvuga nkumva ijosi rirafatanye yewe nibyo gukizwa manza ari ukubeshya ntibi bintu ni igipindi ningiye gusubira mu ntuza mu bintu byo kwicurangira ndasenga neza ngeze imbere gatoya ngera ku isoko mbwira abantu ntiyewe ni nta kintu mwafasha bari muri marato bacuruza amakara batari ku musore gihagarariye ahangaha afite ikihe kibazo nerega n'inzara ntimaze 3 narye n'inzara rwose arande baticyore
wishwe n'inzara se arabyina araririmba babona ni nk'umusazi barandika ndigendera ngeze imbere nahura nk'umuntu ufite utunyobwa ntiwamaye nkahekenya baterewe ya ibintu biracanga biragiye birakura ndagenda ndasenga biranga rimwe kabiri nza kujya ku mumama arambwira ati yewe ati mugabo ati ntacyo nakumarira ariko reka ngucumbikira ijoro rimwe arangije ndaryama maze kuryama baramungaburira ndaryama ariko uwo yari umwisilamu hanyuma rero aza kugira gute aza amenyereka icyuma ndaryama umugabo wahatahiye bati umwana wari aho ngaho ati dufite umushyitsi kandi madamu we nyina w'umwana cyangwa umugore w'uwo mugabo yacumbikiye mu ibanga kuko umugabo ari umwisilamu umugore nawe ari umurokore urumva bari bahabanye ariko akaba yarakijijwe nawe yahoze ari umwisilamu urumva muri urwo rugo nta mahoro yari arimo umugabo agitashye rero akana bumwe bukiri buto ati papa ati dufite umushyitsi ati umushyitsi ati mama yamushenge yamuryamisha hariya umugabo araje yakije itara ubwo nanjye gusinzira byari byanze singiye kukubeshya ati biti ati ni byiza mukafiri urava ukajya hehe naje gusura aba hano ntituraziranye abazanye umuhoro arawuzana ahagara mu muryango aravuga ati nkagutema umugore ati papa tasumi uraramuka wishe umwana bati abavugije induru kuko arabonye bikomeye aramurwanyije amukubita hasi abanza agatuza hasi umudamu uko yakaryamye akwamira aho ngaho nitegura urupfu ndavuga nubwo nta kundi reka naturi nta kindi naturaga nta byane uretse amaganya no gutuka Imana ngo ntutabara ntugira uti ibyaha by'abarokore ni ibyo ngibyo ni amaganya no kwitotomba iyo ibyo birarangiye umugabo rero igihe ngiye kumwegera ngo ateme ngenza inuza uru rutugu ku kibambasi ruzimya itara igihe rujimije itara ajya ngo ndacyahagaze ubwo nahise nunamanye aratema ikibambasi ubwo niko nanjye nahise mbisikana nawe sokanyo mwari bigeragezo birankubita ndakanura ndavuga nti yewe ngeze imbere mpagarika umuntu ntihagarara nkubaze ndumva ayo kunagombaga kuvuga yarashizemo ati nibiki ntiwaba wandusha ukamenyera niba imanda itaravuze nijoro abika imanda abantu kaba baragiye nkaba narasigaye nabizi abona sindi normal arangije ati nabanje Yesu kibeho abaciyeho ngeze imbere naratowe harya nkubwire kujya umuntu asubizwe yasenga ati yasenga nyine yasenga Imana kwiriza ubusa iyo ari kigejezo gikomeye iriza ubusa nese ko ntabyo kurya ngira atugurumva nyine iyo urugeza mukarara n'ubutayu ni kandi mba mu ishyamba rya mo Kigali ati nabanje rikira Mariya ikibeho abaciyeho bose ntarumva ntawufashije ndakubitika nzariranye ndasenga we senga ndaramye senga shinyitse amenyo umunsi umwe nigeze gufata igiti ndagihobera ningiye guhamagara Imana nimba bajya bavuga yuko yirirwa amahanga ugataha i Rwanda bwakwiri gataha i Rwanda niba uri mu Burundi urahituza shenyika amenyo ngira ndararamye ntumva Yesu ndasheyeka ndasama reka biranga ndavuga Imana ntayiriho nibwo nagiye kureba Akagambage irigeze handira arakiro yabaga hari kuri Bauba ndapfuye arambwira ati ariko se nturapfa ahubwo uretse ahagarara uzurebe twakubwiye ko abarokore batera umwako utarabajyamo wafataga gitari ukajya mu gisope ukabona ifaranga ukagira ipantaro ukagira ishati ukagira isura none se uwo Yesu udahindura ni Yesu ki yewe nabonye nta n'urukundo bagira nta wakubaza ngo utaha hehe nubwo rero mbivuyemo tuba turagiye ni Butare tugiye gucurangirayo suye muri twa turirimbo ndasamye shyize hejuru n'inzara niki umwari utaye ijoro riguye ibyo wihaye n'ibiki ko mbona amazi abandi bose batubona inda arimo araririmba ibiki kuko nari nagiye ntajyanye n'Imana ntabwo Yesu yaguhamagaye iyo uriho ikimenyetso cy'uko wahamagawe ntabwo byakunda Sipiriya ntabwo byakunda gusubira inyuma bamvugirije induru ndagarutse nongeye ngarutse ahangaha mu mujyi wa Kigali
ndimo kugenda umunsi umwe mpura n'agakecuru gatambitse ibirenge hari kuriyeri pe ijwi rirambwira ati ako gakecuru kegere ko ndakegereye bati kabwira ibyawe nkabwiye ibyanjye agakecuru ubwo agakecuru nyine nabonaga kafite kacanganyikiwe umuntu wese yabonaga ari nk'agasazi kahuzagurika ndavuga ni bene ibyanjye ndabona ibi birutanwa rwose karwaye amavunja kambaye ibitenge byacitse n'iki ariko maze kukarenga numva ijwi rivugiye inyuma nyungura mukecuru mubwira ikibazo cyawe ngo ntuzakemura ibibazo byawe ndavuga ni shitani sigaye imvugisha ndatokesha ndirukana ndamagana ariko ijwi rirakomeza turiya mukecuru niwe uzakemura ibibazo byawe umukecuru ndaryirengagiza ngeze imbere mura n'umukobwa wari uvuye muri niba turitwa Madina niba kiriho nawe ankurikira Imana imuhumugisha yari umunyemana ureka ibyo kupfaka ureka ibyo gupfundikanya tumva musore hagarara ni nahagaze nta mukecuru muhuye ntiturahuye ntajwi wumvise nijwi ntinaryo ati cyore uriya mukecuru narenga utamubwiye imibabaro yawe iminsi ushigaje ku isi ntuzigera ubona ibyiza gira vuba irukanka numva wa mukecuru numva ryajwi numvise bihuye n'ibyo uwo muntu zagize ate ambwiye subira inyuma njya gushaka wa mukecuru manuka za biryogo ndabura manuka za Notre-Dame sinzi nk'ukuntu numvise ati jya ku isoko ngiyeyo nirirwaho ngiye kubona mboneka agakecuru karahise karatambutse ntihagarara nkubaze umukecuru ati bite aturumva nyine nimaze igihe mu ishyamba rya Kigali n'iki gihe ntangiye kumubwira ati cyore none urabimbwa ngo mbikoreho iki ni nyine Imana yambwiye nkubwire ibibazo byanyu ngo no uzabikemura umukecuru ati yewe ati izabanze ntabari tugusi yakubwiye ntindeba none se ndagira icyo kumarira nanjye ntacyo nimariye aragenda ageze hirya abwira iki umuntu bari baturanye ati ishyano riraguye ni umuntu w'umusore cyakoze arakubiswa ariko afite amaguru n'amaboko ariko ngo Imana yamubwiye ngo ninjye uzakibata uwo muntu aramwumva ati sari ati dore nguri aho bamukoraniyeho uruziga barazanana bati uyu mwana mujyana umwumve ese ndamujyana arare hehe ese ndamujyana muhiki ko n'ubu tumaze kabiri tutarya ibigeragezo nibutsa abantu yuko ibi bigeragezo iyo byaje nta wabigukuraho uretse igihe cy'Imana cyangwa isaha y'Imana ibigeze ibyo birabaye birarangiye hanyuma umukecuru turabanye umukecuru tubanye muri ka kazu na kazu kari gafite amabati n'ubundi wabonaga rutwa no kuba nta mwishyamba nta hahandi naraga ndeba ikirere cyose nitwa ngo ndi mu nzu kiba amabati yarabambutse n'iki umukecuru turabanye umukecuru igihe kigeze baramushyingira ubwo urumva nahise njya gusengera aho yasengeraga abantu batese muri wa muhungu wakwayuriya nati ni bwoko ki ni nyirasenge umukecuru amubereye nyina watereka reka ngo ni umuhungu wamwinjiye baramushyingiye ariko burya neza baramushyingira umukecuru araduhagurukiye itorero rya Rugaramiyo hakurya bati nyoboze ati vayo tubwire kirani giki ati uriya mwana rwose urumva ati oya ntago tukubajije imigani ati nuko bimeze n'Imana yamuzanye ubu se Imana yarebye ibona mu Rugarama no ufite kadasitora yacumbikiramo abahisi n'abagenzi bati nanjye muzayimbarize bati mwirukane kandi Imana yashyize ivuga ngo niyo hashyize ni nayo izahankura barongera ndongera njya mu ishyamba igihe kigeze ishyamba ndimazemo nk'icyumweru Imana ati subiraho nagushyize subira kwa Akaga kecuru bati kirimo umuziki yagarutse nambagara ikabutura bitaga kirimo umuziki ntiwamenyaga niba ari ijipo cyangwa ikanzu aho najyaga niho cyajyaga noneho niyo nicaraga nabi ndi imbere y'abantu byose Afurika y'Epfo na ruguru kahuka uwo mudi yakone ati wagiye wicara neza kuzi kwambara ukabutura rwacitse wagiye bumbaye magupa ibyo bigeragezo byari byoroshye cyangwa byari bikomeye rimwe kabiri Imana yo mu ijuru ikajya ivuga ngo izantabara ndaho ngaho umunsi umwe amateraniro yabaye haza gusengera umuntu ajya mu mwuka arampagurutsa atigera hino mva ukuntu Imana ivuganye nawe
aravuga ati Imana irambwiye ngo igiye kugutabara, Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kugukorera ubukwe, kandi ubutabazi bwawe buri muri Amerika. Abo mu rusengero bose bati kwe, barazamura ibitwenge bati none ubuhanuzi buri hano, ngo ubutabazi bwakirimo umuziki ngo buri muri Amerika. ngo Amerika ifite ubuhanuzi, ifite ubutabazi, ngo ubutabazi umuhanuzi bamukubitiye hirya, batufite ijambo ry'Imana ariko iryo guhanura ryo bishyire hasi. Arigendera, abona ko bamupinze arabireka arigendera. Amateraniro arangiye bankoraho uruziga bati kirimo umuzi tubwire, muri Amerika habaye inyogosenge niho ya habaye so banyuse nireka reka ninaramubyara wangiriye, none se uramuhanuzi uravugaga ibiki nisimbizi, si mu mukurikirana mukamubaza, ngo cyakoze abavangirwa bariho, ngo nizere ko utabyemeye. Siko numvise ari Imana ivuga bakasekera rimwe. Ariko hari ijambo rivuga ngo nta jambo na rimwe Imana ivuga riheri. Haleluya. Amen. Abadukurikiye haleluya. Amen. Imana yo mu ijuru igihe kigeze ibyo yavuze igira gute? Irabisohoza. Rero kugira ngo igika cy'ubuhamya bwa kabiri, kugira ngo Imana intabare, habayeho kujya gusura umuntu, ngeze yarambwira ati sanze naharingiye mu Kiyovu. Hanyuma rero turajyana mu Kiyovu cy'abakiri, agenda umuntu yakara akantu k'agakene karaho nako kari kazeranye n'uwo muntu mu Kiyovu hari hafi ya Beneri. Hanyuma rero baduha ikaze, baduhaye ikaze baratwakira. Waho twahasanze atangira ati hano hari amazi, avuze amazi ntaragakubitwa n'inkuge nayanywereye. Ati hari amata, hari ji, hari fanta, hari yawute, hari iki, niyewe ntacyo uretse amazi n'ibindi byose ndabinywa. Numvaga ibintu byose ari buzane ndi bibunywe. Wa mudamu rero kakadamu ati twirinywera icyayi, ati amaji n'ibiki, tuzanire ka cyayi gashyushye twari ko twinywera. Ateguye aho ku meza, ashyizeho tirimunsi, igikombe cyane do kimwe kinini, ngira ngo hari twe twagipfunduye. Ati ni mwihe nta kibazo, aduha rugari. Asohoka ajya kwitaba telefoni mukurikiza amaso. Yari yatubonye intambuko, atubona ko turi inzahare, ajya mu mwuka ntiyambira nk'ababarokore bamwe muri iyi minsi ujya gusura akazana akantu k'agace ubukombe bajya Kimironko bw'ubuntu bw'ubuce. Hano ukimwa muzana mwagiye muzana ibikombe bigaragara. Agakoroboyi akariya burya bukoroboyi baba bazana ngo ni ubwo ngo wakiriye umushyitsi. Atuzana igikombe bya plastike binini, ibiyiko bimwe binini barisha. Ati ni Cyprien, nagiye muri Yanido nyori ishuru 8 kira muri ya plastike, nyira ku isukari nyori ishuru 6, mitasukamo icyayi vuba taraza, ndakoroga. Nashize ku munwa mbwiro twojyanye, mama w'Imana we, ntinguniraho Yesu yicariye. Yesu we, ariko sha Yesu nuko ntiyazaze wacu. Kirashyushye inkanga zirahiye amarasara. Sinabibyitagaho kubera inzara. Araza ati ni mwiyongere. Akicaye aho ngaho ngeze ku kiko cya 3 cy'isukari cya 4, arabirebye ati none se isukari ko ari nyinshi, ntabwo uzi ko isukari itera diabete. Niho yanige kwa muganga bambwiye ko nta sukari ngira mu mubiri. Njya nibanda kunywa isukari nyinshi cyane. Mbona sekeyemo ariko ni nushaka useka ariko nanyweye. Ubwo rero birarangira. Iryo bondo narigendeye icyumweru. Birarangiye turahavuye, tumaze kuhava haciyeho nk'ukwezi, ndota inzozi. Marayika asura kuri hahandi kwa kagakecuru saa 8 z'ijoro. Aramanuka arambwira ati nti ati rero ngiye kugukorera ubukwe. Ni ati reba hari hakurya n'indahareba, urahabona iki ni kaho, hari iki, hari abantu 3, uwo hagati yikoreye iki n'ishinge, hari abuzinini ntabonzi, abigiza hino kwa kundi waturuna nka kamera. Ni wo hagati haraho namonye mu Kiyovu, nta hantu duherutse kujya rwose ni narahamubonye. Nuko wambwiraga ati rero uwo niwe mugore wawe muzabana, hamwe namwe ibiyiko 8 by'amata. Izina rya Yesu.
izina rya Yesu ikigerageza oya wito hanyuma rero arangije ndakanguka maze gukanguka nibaza ibyo ambwiye nibaza n'ibyo ari byo ni byose ariko bya Imana yarivuganye nanjye ndongera ndazirota ziraza narahagurutse na cya gikabutura no mu kiyovu ngiye kurambagiza usubirayo usubirayo wijyanye abantu b'Imana cyane urubyiruko cyane basore bagenzi banjye niba ari Imana yakubwiye shikama senga rindira ihangane ca muri icyo gihe ukibabarire ariko Imana niza nizaceceka izagutabara haleluya arangije subirayo njya mu kiyovu ngiye mu kiyovu njyarayo ndakomanga barankingurira babona ni nk'amayibobo banyicaza ku rubaraza hariya bamereza ibyo kurya kubana gati nk'amayibobo barampereza ndangije kurya ndataha icyanzanye sinagikora ndataha hashize nk'ukwezi Imana irambwira ati cyakujya ntiwagikoze ariko se nzagenda mvuge gute ntumbera fiancé ndagukunda bimeze gutya nuriya mukobwa nabonye mu bakire ntiwamana nibi nukubeshya Imana irambwira ati genda uzamubwire ko wamukunze gusa subiyeyo narebe igihagararo cyo mukobwa ntiyewe ntibintu nukuvangirwa banyihera ibiryo umukozi bati dore ngo wa muntu yaje bakanzana ibiryo bagatereka ku rubaraza nk'imbwa nkarya bati se warinde tukazana amazi navuye mu rugo ntakarabya kandi ubwo nagiye kurambagiza iyo ni ishuri ya kabiri nabwo birapfa njya ishuri ya gatatu nabwo birapfa biranga neza hari umuntu bita Manuel ubu yabaye pasiteri yabaga imugambazi pfa kuba twakundanye ntabwo rero ari ibyo ngibyo ubundi sari umuntu utarugira uruki hari umuntu utagira urukundo oya inkundo ziratandukanye hari inkundo zishingiye ku bintu amarangamutima iyo tuvuze inkundo ntabwo urukundo inkundo ziratandukanye ariko jewe hari ikintu njya mbona nkabona ushobora kuba ukuntu afite icyo nkukurikiyeho hari ibintu njya mbona nkabona abantu barabeshya bavuga ngo urukundo ngo nta kintu ngo ruba rushingiyeho ugiye ubwo si ukubeshya iki ndaguha urugero umuntu agukunze yagera mu rugo agasanga uri ikiremba yagera mu rugo agasanga ibyo yibwiraga niba yagukunze uri umukobwa agasanga nturi umukobwa cyangwa agasanga nturi umuhungu yakomeza akagukunda ubwo yakomeza akagukunda urukundo ubwo se yabakunze iki mfata urukundo ubwarwo ni umuti nka dendo yo mu rugo urukundo ubwarwo ni umuti kandi urwo rukundo hari urusunika ni Kristo ngo twagiye mu mwuka tuve mu byo mu mubiri hanyuma rero iyo Kristo abonye umaramaje gukunda wawe Kristo ukamusaba afite uko abihindura ntabwo bigaragara rero ko n'ubundi utamukunda wari ufite ibyo ugize gute ibyo urarikiye hari umuntu nzi yakunze umugabo akunze umugabo bagira no kurego bashakana ariko kuva uwo munsi kugera none ntibarakora ibijyanye n'ibyo abagabo bakagombye kuba bakora rwararyamye uyu muntu agiye gushaka undi mugabo yabakoze icyaha ngo bamaranye igihe kirenze imyaka 3, 4, 5 ntaramukoraho oya ni gutyo urarindira isezerano ntirikuka urukundo ntiruyoba bizakira oya uramunda sinoga n'ubu uri umupasiteri ko mbona bazagufuga oya ntacyo bantwara kuko uzafata usudira ibintu bidasudiriye bagore mugandukiraga banyu bagabo none we kumugandukira arashaka kumugandukira ariko kuba umugabo naragandukira si bidahari ntabyihari urihangana rero ukijye muhindura ugategereza kugupfa tuhindura umurongo wahindura ni nk'uwe umurongo wo gusenga ugategereza Imana ikagira ibyo izakora
ukayibwira uti Imana uru n'urubavu rwanjye twashakanye gutya twabonye ko nawe uzaca inyuma yandahiro mu byago mu makuba kiri ku rupfu rwonyine none rero Mana gira uko ubigenza icyo gihe winginga Imana ukayegera Imana yabona ko bikwiye ikavuga ati muneka mu mara umubabaro ikamanuka igakora ibyayo Imana igakora imirimo rero baze nk'ubu tuvuga urugero bakijya kukwerekana kwa sobukwe bakaguha ijambo ntabwo bawagize se uretse ko wenda bameze nk'abagusoneye ku nkwano iyo bayikwaka wari gukomeza ugakunda byari kugenda gute njyewe byari kugenda gute se icyo nari nimariye ni igiki cyangwa icyo nari mfite ni igiki ni ijambo rivuga ngo ufite Yesu gusa icyo gihe mparira icyubahiro cya Yesu nkakimuhererezaho uvuze ko icyubahiro cyawe utazakiyambura uyihereza abandi niba nkukorera niba nkukurikira igwatirize ko David yavuze ngo yigwatirize wewe wari gufata biri ukavura uri ujya gukwa kandi ari gusanga nayo ariyo watiriye nayo se narayigiraga nayo naragiraga rwose ni ukuvuga ngo uri witeka abajije Mose atufite iki Mose atifite inkoni mu biganza ariko njyewe uretse isura nta kindi waragiye uravuga uti abo bose rero Imana irabamenya kandi ikamenya uko ibasubiza ariko Imana ifite ukuntu ivuganira abantu kuko hari umuririmbyi waririmbye ngo aravuga ngo nizitagira imirizo Imana igeze ikomera isazi nizitishoboye Imana igeze ishoboye naho wacungiraga gatoya rero mugeze mu rugo rero mushakanye uravuga uti umugore ubukwe burarangiye ndamucyuye ugeze mu rugo byifashe gute ubukwe bwabaye se uzi ko utakoye waravuga ati yego ko si Imana wagira ngo usetse abantu ko dukurikiye ngewe sibyo narabibaraga reka maze numvaga ngewe ndi mu kirere ndi mu rindi si mu rindi juru nawe uracyavuga nta kintu na kimwe numvaga ari amashimwe kuri ngewe uri mu nzu itari yawe cyane rwose utakodesheje cyane ndagarama ndaryama ndagira uzindukira mu batiriri igira so dufite yewe zaza kwibariza uriya mugore ikiri yakubonaga ni urukundo nyine ni intuza ni urukundo abantu bamugira inama aravuga ati se uriyitsiyene ariko ashobora kuba hari ahantu yageze akubona wenda kera nawe atarakizwa akubona wenda ucuranga akavuga ati reka nanjye shaka uyu muntu ucuranga nanjye azambera umugisha akavuga ati nzakubyazamo uyu musaruro byashoboka mu by'ukuri akakubona atyo umaze gushaka rero gira gutyo ubona urabyaye ubona biremeye namaze gushaka rwose turabana neza nk'umugabo n'umugore ndetse afata neza amazi ashyushye meza ateguye neza imyenda ngomba kwambara akayimenya nitwa umugabo nawe yitwa umugore turabyara tubyara umwana wa mbere tubyara uwa kabiri tubyara uwa gatatu yego watekereza igishoro cyawe kuvuga ko cyari kiri muri 2 cyari mu ijambo nyine rye muri 57 ubu se ko abantu Imana azanaba ko abantu bajya bagira gutya bakafata abasheri baba bakavuga ati reka musheri uze kuza nkuguriraga akaburusheti wowe bamubwiraga ngo iki wigeze umugurira burusheti cyane isambusa cyane amandazi Uragira ngo se turiya mukabari Imana nigeze mugurira iki muri ko tubana se cyangwa muteretana
duteretana reka namuhaga icyo nafite sipi ya kandi nkubwira ngo byose nari mbikeshe nabitegereje Yesu nta n'umunsi n'umwe wicaje avuga ati nanjye gusohoka reka ahubwo ntibageraga gutya aturi hehe ndi hano ukitaba nkitaba wigeze umujyana iwanyu se iwacu se ni kwa kagakecuru kakari kagucumbikiye ngo ugiye ukwereka umukazaza kabigenza gatese akecuru karamwakiriye ariko karanamutekera tekera akawunga n'imboga z'inyabutongo ahubwo ni vuba noneho ni vuba kuko akawunga kaje vuba akawunga kaje vuba ntabwo ari noneho kaje ubuhamya turabwumvise uretse ko ari buzanakomeza ngira ngo tunabwire n'abantu bari badukurikiye ko bashobora kujya kureba ubuhamya kuri Wizimira TV mfite cano mfite indirimbo twiza irizimana indirimbo tw'ikinyarwanda mfite ubuhamya hariho ubuhamya bw'iwacu ukuntu twari dukize tukaza gukena n'ubundi bwose burahari ukuntu nagize abana 2 batavuga bakurikire kuri Wizimira TV se kuki nuza bayise Wizimira ko nyine ari ukugira ngo twe gutakaza cyane ari ngambiriye ibintu by'umuco hari ibintu ubona biri mu kugenda bitakara bisigara bizimira ukaba wumva nyine ugomba kubihagararaho nk'umuco nyarwanda indirimbo za kera abanyamasengesho ba kera kwiriza ubusa hano twagiye dutakaza indirimbo zifite amavuta ukuntu byo kuzimira hari byadufashaga mu rugendo tugakomera kubera ko umwuka w'Imana baga birimo rero iyo twatakaje umwuka wera hari ibintu bizimira bikabura niyo mpamvu kuvuga ati Wizimira TV Wizimira TV Wizimira ubwo jye nahageze kandi subscribe bayikoze urumva harimo n'akaziki Etienne wacu agenda acuranga uyu niwo bita Wizimira yego Makazaheza nibutse yo narerewe iyo navukiye nakuriye mu majyepfo mu karere ka Nyanza wacu mbese muraho saga nkuzimi ese hari iwanyu ni Nyanza nge narinzi ko ari ku Kamonyi kuko najyaga numva ariho uvuga ko ubwo niho wa mukaso yaratuye oya ni Gitarame wacu Nyanza yo nyine Nyanza hirya hari za Mugandamure iwabo wabatese n'ubutese za Nkomero za Gitwe gutyo iyo giye hirya ndagira ngo rero tushime Imana ariko hari abashobora gukenera kuguhamagara wabaha na telefone yawe kugira ngo hanyuma udusengere bajya banazimbaza ni 0788 435805 aho bashyire imbere y'Imana. Mana data turagushimiye icyubahiro n'icyawe abanye natwe muri ubu buhamya mu ijambo rivuga ngo nzi ko ushobora